ntabwo navuga ngo ati Rwanda ntakikora ati Rwanda irakora big appreciate for government yego ariko by'umwihariko hari abantu baba bakiri hariya hasi najya bakabaha amahirwe yo gukomeza improvinga skills bakimprovinga skills nk'urugero reka mbasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye by'umwihariko nkomeza kubabwira ngo amahoro n'umugisha bitangwa n'Uwiteka bikomeze bibahundwagazeho ngira ngo ndabiza amaso yanyu arimo arareba umusore wicaye hariya umusore w'inzobe umusore ufite ubwanwa bwiza umusore wambaye neza ewana nabi twavuga byinshi kuri we kabisa umusore w'umuhanga mu byo akora ndetse umusore uyu munsi wa none umaje kugira izina mu bantu yubakamo bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye akomeza kugenda agezaho abanyarwanda hirya no hino wagwani my people nguhaye ikaze muhungu wanjye umeze neza ariko ewana uze kuvuga cyane kugira ngo abantu baje kukumva ndabizi tugiye kugirana ibihe byiza kandi ibihe uzahora ukumbura nta kibazo rwose ese hari ikintu ujya ukumbura mwana hari ibihe ujya wumva kumva ati ibi bihe ndabikumbuye of course ngo umugabo akunda gukumbura ibihe yagiranye n'umugore we nta mugore uragira ni ibihe bihe byiza nta mugore ndagira mbivugiye kuri kamera rwose ufite abasheri kwari benshira kwari nabo wateye indara ako kantu wongereyemo ntabwo ari sawa ariko ndakavuga pe ntago nabura kukavuga bitewe nuko kimwe cyo mu cyatumye numva ngewe ngize amatsiko yo kuza kuganira nawe ako kantu karimo so amazina yawe nguhe ikaze ubanze usuza abantu bakurikirana Junior Kai ngira ngo n'inshuti zawe uzihe ikaze muri iki kiganiro murakoze cyane Junior Kai kunyakira muri studio yanyu yego kuri Junior Kai TV show murakoze amazina yanjye bwite ni Jean Pierre Nsengiyumva niyo mazina niswe n'ababyeyi yego amazina y'akazi nkoresha cyane cyane nkunze gukoreshwa izina ryanjye yego nitwa Peter none se kuvuze ngo izina ry'akazi akahe kazi ukoreshamo Peter ikintu cyo nashakaga kugira ngo ubaze yego akazi nk'uko mubibona turi kuri kamera ya Kai TV show yes ubwo umuhanga wo kumva abayumvishe akazi nta kandi ni YouTuber content creator nkaba nkina muri filime zigiye zitandukanye nkaba nkina muri filime muri season filime zirangira by'umwihariko nkaba hari filime yitwa ni season yitwa My Bad yego nkinamo nitwa ayo mazina navuze ya Peter yego ari nacyo watangiriyeho ngo ko mbese ngo wateye benshi amada ako kana ariko jya ukavuga bakumve neza wateye amada benshi muri filime nyine niko biri ariko mu buzima busanzwe ntago ariko biri tu nyamara hari igihe biriya bintu mujya mubyapurika no mu buzima busanzwe ugasanga mu buzima busanzwe tayari n'indura ziteye ari nyinshi aba ari akazi aziranda wayimutereye cyangwa n'ibyenda mushyiramo oya rimena ibanga mutubwire ugiye gutuma tumena ibanga ry'akazi ariko biriya biri out of the camera ntabwo ngo boss atakwirukana humura ntacyo gutwara tubwire tubwira ahubwo boss we buriya boss ari n'ukuntu umuntu ashobora kumubwira ati twagira ngo dukurure abafana bazaze kureba iyo nda barebe n'uburyo yatewe ariko ku bantu namara amatsiko ntabwo abarinda yayindi avuga ngo yatwise yego buriya uriya mukobwa ukina witwa Isimbi ntago atwitse koko ntago arinda Isimbi ntago atwitse kuba ubona aremerewe wa muntu we nyine nk'umwactrice cyangwa se umwactrice muri action aba agomba kugaragaza reaction cyangwa se imimerere y'umuntu utwite mu gihe ari gukina role y'umuntu utwite yego so reka njyewe tubanze tugaruke gatoya My Bad ni filime imeze ite My Bad wayisobanura gute umuntu wayibwira gute umuntu utarayireba My Bad ni filime y'uruhererekane cyangwa se season izagira season ebyiri
season ebyiri. Yego season 1 tukaba twarayisoje, season mwarayisoje, tukaba turi gutegura season ya kabiri. So ni ibintu bibiri, hari season ya mbere mwasoje hakaba na season ya kabiri muri gutegura. Ariko reka tubanze izo zose turi buze kuzigeraho. Reka tubanze turebe kuri season mwarangije. Ni season abantu bakiriye bate? Ni season yabatwaye imbaraga zingana gute kugira ngo ibashe kuba yagera hanze? Ndakoze cyane. Season 1 ya My Bad ni season yatuvunnye cyane. Yego. Ni season yatugoye kubera ko niyo season twakoze nyuma y'indi twari twarakoze yitwa Housekeeper. Yego. Ariko iyi My Bad ni season ya boostinze cyane. Yego. Irenga urwego natwe tutari tuzi ko twageraho. Yego. Irenga imbibi beyond the limitations. Yes, irenga imbibi. Niyo yubatse Peter nyawe. Ya niyo yanyubatse. Yego. Appreciate cyane. Yes, niyo yanyubatse ku izina rya Peter. Hakaba hari abantu bazi ko Peter ari umuntu w'umupapa. Yego papa. Ariko wambaye n'abapapa, wambaye nk'abapapa n'ubundi. Ndebera kuntu wambaye nk'abapapa. Yes, ariko ntabwo ndi umupapa. Ndi umusore. Uri umusore. Ndi umusore. Yeah. So, ngira ngo My Bad ni filime ivuga kuki? My Bad bisobanuye iki? My Bad ni filime ivuga kuki? Yes, My Bad ni filime isobanura byinshi. Yego. By'umwihariko mbere na mbere isobanura ibishatse nko kugaragaza fault cyangwa se mu Kinyarwanda icyo twita ikosa. Yes, ikosa ushobora gukora rikaba ryakugiraho ingaruka wowe ubwawe, ndetse rikaba ryana reflectinga muri societe ndetse no mu muryango ubarizwamo muri rusange. Yego. Aha, My Bad ni ikosa ry'umuntu cyangwa se ikosa ryanjye. Ni irihe kosa riba ririmo hariya hantu? Ni irihe kosa ubundi riri muri iriya filime ryatumye muyita My Bad? Ushobora kuba ari we munyamakosa unkurikije uko ngiye nabonye ari we munyamakosa. The reason behind is that twahisemo kuyita My Bad. Yego. Suko twari kubura irindi zina tuyita, ariko twahisemo kuyita My Bad kubera ko twashaka kugaragaza amwe mu makosa akorwa n'abagabo cyangwa se akorwa n'abantu bubatse ingo. Yego. Like kagira inkuru cheating. Abantu mutumva cheating bivuza mu rundi rurimi bibabwire mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda bisobanura guca inyuma uwo mwashakanye. Yewe we. Yes. Mbega umugabo. Urumva aho ngaho My Bad. Hagaragaramo umugabo uca inyuma umugore we. Yego. Bari babanye neza nta kibazo bafite. Byose ari amahoro. Ariko nyine umugabo akaza kumuca inyuma, akaza gutera undi mukobwa ku ruhande. Noneho wongeyeho umukobwa ungana n'abakobwa be. Akagenda akabafasha cyane. Ari nko gufata umwana wawe ubundi biriye. Ni nko gufata umwana wawe ikiba baba bitandukanye nuko wenda utaramubyaye. Hako n'ubundi ubufite uwo bangana. Sibyo se? Birumvikana ariko gusa hariya tuba dushaka kugaragaza reaction y'abantu kuntu hanze babayeho, dushaka gutanga message ku rubyiruko, message ku bana bakiri gukura, message ku bubatsi ingo, kuko iriya filime ni y'abantu bose. Yego. Buri wese yisangamo kuko irimo inyigisho nyinshi. Yego. Irimo inyigisho nyinshi cyane, ahubwo nawe utaragera kuri YouTube inyuraho ya Hongo Bro Media, nagushishikariza kuhagera ukareba, ugakora like. Yego. Ubundi umudirector mwiza kugira ngo ahereze umukinyi role nuko ababona koko iyo role uwo mukinyi hari ahantu bijya guhurira. Aka kantu kumve neza nuko ababona ko nayimuha bitazamugora kuyiyadaptamo cyangwa se guhuza nawe. Akabanza akavuga ati imico y'iyi role irajya guhura neza n'imico ya Peter. Ako kantu rakumvisha. Okay. Ntabwo navuga ngo ubundi director yari kuguha role n'ubundi ashingira kuri icyo bita actors fit, akareba niba washobora kuyikina. Yego. Sinvuga ko ashobora kuba yaramaye iriya role kubera ko bigendeye kuri character zanjye n'ubundi akavuga ngo nibyo usanzwe ukora. Yego. Ahubwo wenda yashingiye ku buryo buri
somehow umuntu ashobora kuba ari calm. Aha, ngaho mbeshya. Yego. Uburyo umuntu ashobora kuba ari calm akaba yashobora kwactinga. Yego. Yigize undi muntu utandukanye n'uwo ari we. Yego. Kuko ibyo byo ndabishoboye. Aha. Nshobora kwihindura ukabona nabaye seriye cyane. Biranagusa bro. N'ubundi ndabona uri seriye. Niyo mpamvu yamaye iriya role. Ntabwo yashingiye ngo abe ari ibintu n'ubundi nsanzwe nkora kuko mu buzima busanzwe humble. Yandi humble ntabwo njya muri ibyo bintu nk'uko wenda wari ushatse kubivuga. Yego. So abakinnyi benshi bose bakina muri My Bad urabakunda ndabizi. Sibyo? Yes of course kuko ni Mike Waka. Yego. Naba wakamenti bawe. Sibyo? Muri abo bakinnyi bose byanga bikunda hari uvuga ati mwana uyu nguyu we turamutse tumubuze muri My Bad yasubira hasi. Turamutse tumubuze My Bad yaho bihombye ikintu gikomeye cyane. Nuze kumbwira ngo ntawe kuko arahari. Gutiteranya ibyo byo kwiteranya nta biranga n'umukinnyi wese ukina My Bad abyumve. Nawe uzahagera hano wese nzabimubaza. Ninde mukinnyi ubona uvuga ati kabisa uyu nguyu? N'ubundi urumva My Bad ifite hari icyo bita ni season kandi ishingiye kuri main actor. Yego. Urumva buri mu main actor wese abuze muri filime story yose yahita isenyuka. Yego. Hari n'abandi baza ari icyo bita supporting actor. Yego. Ku buryo iyo abuze ushobora guhindura scene na script ariko filime mukayikora. Yego. Uvuze akantu ntiteranya. Hari ibyo niteranya ko nge nta winde witeranya nande. Niteranya gusa barimo umwe. Yego. Harimo abantu bashobora kubura muri kagira inkuru rero shawe. Ariko mbega ibintu biryoshye. Inde? Urugero. Muri iyi My Bad mbuzemo. Ubwo ubuzima wowe uzebo rwose filime ntabwo yakomeza. Twajya kuri seti tumeze nabi. Ntabwo filime yakomeza kabisa gusa wenda singewe gusa hari n'abandi na Isimba buzemo ntabwo filime yagenda neza. Yego. Story yaba isinziriye nyine urumva ntabwo main actors abuze muri filime. Urumva ntabwo byakomeza. So turi kubona abantu bamwe bava muri industry rero barimo bakajya no mu yindi industry bakabihuza cyane. Kuba Titi Brown ari umwe mu babyinnyi bakomeye yarabashe kuba yashyira hanze filime. Mwabifashe gute nk'aba filme maker hano mu Rwanda? Navuga ko na achievement ni byiza kuko ni sinema nyarwanda iri kugenda itera imbere. Yego. Kandi mu by'ukuri dukeneye ko natwe tuba boost tukagera kuba role model bacu dufatiraho ingero. Yego. Urumva sinema nyarwanda iyo igiye mu bahanzi bagiye nabo bakaza bagakora filme, ababyinnyi bakaza bakora filme bakora collaboration. Yego. Ku buryo tugira aba acteurs. Yego. Bari talented benshi. Cyangwa se tukagira n'aba influencer bagiye batandukanye bashobora kukubera role model. Kandi gukora portfolio ni byiza. Yego. Ntabwo watungwa na dancing gusa. Birumvikana. Cyane ko buriya hari abantu benshi bakurikiraga Titi bakamukurikira nk'umubyinnyi. Uyu munsi wa none batakurikiraga sinema ariko kuva byonyine bumvishe ko yagiye no muri sinema nazo bagiye gutangira kujya bakurikirana sinema nyarwanda. Bishatse kuvuga ngo ni ibintu byiza cyane buriya Titi Brown yakoze kari akantu naragakunze cyane n'abandi babibonereho kuko kandi ari ibintu bishoboka cyane. Ikindi kintu hari uwitwa Tom Cruise Muyumbo Thomas ni umwe mu bantu nabo tuzi muri industry ya music ndetse tukaba tumuzi mu buganga. Urabizi ko ahagarariye ikigo gikomeye kino gitanga amaraso sibyo? Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Mu minsi yashize rero durutse kumubona ko ari umwe mu bantu bari gutegura filime kandi akaba ari filime nziza cyane. Filime birimo abastar benshi bagiye batandukanye. Wacecetse sha. Harimo abantu benshi bagiye batandukanye urumva akaba ari filime yavuze yuko ikeneye ishoramari ringana na miliyoni 200. Ese uyu munsi wa none mwebwe biraborohera ko mba numva filime bitwara amafaranga menshi ikintu kigiye na investment gihagaze gute muri sinema? Urakoze cyane. Gutegura filime ni ikintu
gikomeye cyane, ntabwo byoroshye. Yego. Buriya gutegura no kubona video y'iminota 5 wayikoze ukayaploadinga ukabona final product. Yego. Ntabwo biba byoroshye, biba binahenze of course. Yego. Bisaba cost. Ntabwo biba byoroshye gutegura filime nk'abantu bakizamuka. Yes, ikizamuka tukiri mu basabu mu bihumbi 2-3. Abantu YouTube bakiri batoya biba bibagoye. Yego. Urumva nka ba Tom Cruise n'abantu bafite financial. Yego. Bashobora gukora budget ya filime ihagaze na miliyoni 20-15. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, gusa natwe ntabwo biba bitworeye kuri level yacu. Nko kubona ahantu cyane, ikintu kitugora cyane cyane ni amaseti aho muri bukinire, amaseti aho turi bukinire. Yego. Kubera ko hose nyine urumva turishyura, ndatwishyura, genda mukora payment. Aho ushobora gukora filime ugasanga ifashe nko mu bihumbi 200 cyangwa 300. Ndabyumva cyane ko bibagora cyane ko buriya nk'aba Tom Cruise baba ari abantu bubatse izina bikomeye. Bari buze kuvuga bati niba ngiye gukora iyi project ndi buze kubona abantu baza kuyishoramo. Ese mwebwe abashoramari kuko murababona, cyangwa se ni mwebwe mutekereza ndetse mukanifinansingira byose paka filime igeze ku baturage? Twebwe turi planingira, twitekerereza financially, tukizanira contribution. Yego. Muri makeya byose nitwe tubyikorera paka product ibagezeho. Nshimira mwebwe mukomeza kubana natwe mukadushyigikira. Yego. Mukandika muri comment ati wenda mukomerezaho, bidutera imbaraga cyane. Icyo warumbaje cyo kubona ba motivator cyangwa abantu abashoramari, aba partnership. Kugeza ubu ntabwo turabona, ariko turi free dealing ku buryo wowe uri gukurikirana iki kiganiro wifuza gukorana natwe ukaba ubona ibyo warakunze ibyo dukora, ushobora kuza tu free negotiable at low cost, tukifatanya tukazajya dukora izi sinema filime nyarwanda muri rusange. Aha, birumvikana ko wa mugani n'ubundi mukora ibintu bya danje kandi akaba ari n'ibintu biba ari byiza binaremereye, sibyo? Ngewe ndabappreciatinga cyane kuko filime zanyu ndazikurikira bro, ndazikurikira umunsi ku munsi, n'ibikorwa byose mukora murabizi ko tuba turi kumwe hanini, sibyo? Ngiye mbona imvune muhura nazo uyu munsi wa none ni iki nk'abantu bakiri batoya, aba YouTubers batoya cyangwa se aba film maker batoya? Niki kintu muri mwasaba nka government mukavuga ati government iki kintu izakirebeho nirangiza igishyiremo imbaraga bizarushaho gutera imbere? Kuko ubwo mperuka nasanze imyidagaduro uyu munsi wa icyo gihe ni mu bihe byashize yarinjizaga akagera kuri 5% muri GDP y'igihugu. Bishaka kuvuga ngo ibi bintu leta ishobora kubishyiramo bije ifatika bigatera imbere. Ni ikihe cyifuzo cyangwa se igitekerezo ushobora guhereza government uyu munsi wa none muri industry yawe ya cinema? Icyo nasaba government, nasaba ba YouTuber bose content. Yego. Ndahera ku icyo nasaba, ahubwo twebwe ubwacu icyo dusabwa. Yego. Kugira ngo tuze kwakana niyo support. Yego. Ariko natwe dufite icyo bita consistent. Icyambere nuko twebwe nk'aba YouTuber bakiri batoya bose bakizamuka, twakongera collaboration, imikoranire hagati yacu. Yego. Tukagira big team. Yego. Tukumvana nitujye hari ukuntu umuntu aza akagusebya kuri social media, akagusebya by'amashyari nabyo biza muri bibintu, akakwicira. Yego. Akakwicira career. Yego. Ibyo rero ikindi, ariko icyo nabwira cyangwa se nasaba government yakongera icyo yakora nka government kugira ngo ize guteza imbere sinema nyarwanda, natwe cyangwa se abantu YouTuber bakiri batoya. Nuko yagera hasi ikajya ireba impano ikaza igafasha abantu kuzamura impano zabo. Urumva hari abantu benshi bafite impano, dufite product dukora, ariko ama event kugira ngo tuya launching ibyo biratugora. Ariko iyo ugiye muri government barakubwira ati dufite ati Rwanda ubuhanzi niho hantu dushyiramo amafaranga kugira ngo bigere kuri ba bantu. Ese koko bibagiraho nkuko babivuga ko ati Rwanda ubuhanzi hari impact igira mu kugira ngo iteze imbere ibikorwa byanyu? Nabwo navuga ngo ati Rwanda nakikora, ati Rwanda irakora. Big appreciate for government. Yego. Ariko by'umwihariko hari abantu
baba bakiri hariya hasi najya bakabaha amahirwe yo gukomeza kwimprovinga skills bakimprovinga skills nk'urugero hari ama event agenda aba like ibikorwa bihuza abaturage ariko kuri programme ya leta ku buryo abo bantu baba content creators bashobora kukubwira ngo binyuze mu hangano mu kinamico muri filime message tukaba twazitanga ibyo ngibyo byatuzamura kandi byadufasha nk'urugero hari government ishobora kuba ifite event runaka yo kuvuga ati ni gute dushobora wenda malaria nowadays ifite iri ku mubare iri kuri rate yo hejuru ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga tugiye gukora théâtre tukabinyuza mu buryo bwa théâtre cyangwa se bwa film iyo message igatambuka ubwo buryo rero bwadufasha byabafasha nk'abafilmmaker byatari wenda turi gusoza ikiganiro ndagira ngo ngiye nkwisabire platform mucishaho ibikorwa byanyu kugira ngo abantu bose bakurikirana Kai TV show by'umwihariko abakunzi bayo kimwe nuko ndibuze kurinkingamo mo hasi mu kiganiro ndibuze gushyiramo my bad link ndetse ndaza gushyiramo na nimero zanyu kugira ngo abantu bose bifuza bafite ubufasha any support baze gusupportinga my bad muri gutegura igice cyayo season yayo ya kabiri yes platform zacu tunyuzaho ibiganiro byacu cyangwa se na filime zacu ahambere ni kuri YouTube kuri YouTube twitwa Hongo Blow Media cyandikamo Hongo Blow Media YouTube tab search tutubona kuri IG naho dukoresha Hongo Blow Media kuri Instagram ni Hongo Blow Media, TikTok ni Hongo Blow Media, ndetse no kuri Facebook page ni Hongo Blow Media. Kuri Hongo Blow Media. Ngira ngo Peter reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe tugiranye ikiganiro kiza kandi akaba ari ikiganiro gifite icyo kivuze kuri government, gifite icyo kivuze ku mu promoter, gifite icyo kivuze ku mukinnyi wa filime ahari hose hagiye hatandukanye. Ndagushimiye cyane kuba wakiriye ubutumire bwacu. Imana mu ijuru kumera umugisha. I appreciate you. Thank you so much. Murakoze cyane Kai TV show.